mwita kwanda nukuvuga ngo s'il te plaît urumiwe ndumiwe nifashe ku myanya ndanga ubonye kana igikumiza tega amatwi wumve okay nakuze nanga Kagame n'inkotanyi zose bro nta kintunguye umusa nta kintunguye kuko aya makuru mbizi imyaka mumbwirire kabanaze nakuze nanga Kagame n'inkotanyi zose bro one uyu ni Moses one inkotanyi zafunze data pasiteri zimuziza ubusa kabiri bwa mbere nagiye mu mujyi wa Kamembe nari ngiye gusura papa afungiye icyangugu ndi kumwe na mama imyaka 6 years old gatatu inkotanyi yakubise ikiboko papa ari gushaka uburyo yansuhuza kubera iminota mike bamuhaga yo gufata ingemu twabaga twabazaniye yasubiye mu gihome ntamusuhuje kane papa ni umurinzi w'igihango kuko Habyarimana yarokoye mu rugo papa yaramuhishe kandi murumuna wa papa ari mu bicishije umuryango wo kwa Habyarimana hano ntabwo uri kugaragara neza ubu afite imyaka 36 years old gatanu ntabwo nigeze nkunda data nubwo nta cyaha yakoze nongeye kumwiyumvamo baramufunguye yambatije muri ADPR mfite imyaka 16 gatandatu naraye ndira ubwo FR ubwo ninde ubwo FR yambwiraga ko His Excellency ubwo ni Kagame azambara ishati na hanze ndapfuye ngira ngo kuva ku munota wa mbere ntabwo ari uyu wenyine n'ibindi muzabibona n'ibindi muzagira mute indambi uyiha amata ikaruka amaraso uyu ni katahawe kugeza naho yambika perezida bandi bamujya cungu nigaze kubwira abantu amwe ngo difanda umugabo umuhorike rika nkubwiza ukuri n'abantu banjye ba hafi nta muntu nigeze finally I can play the audio tuba no guplayinga the audio zizuye mugabo sinayi uzamuka unsomere iyi nyandiko reka manze nyiguye kuri WhatsApp mama yake na muzaratati ndayisoma muri aya magambo mbere na mbere ndayisoma uko iri reka nyiyegereze nyisome nakuze nanga Kagame n'inkotanyi zose bro
icyambere Jesus Christ ufite telefone iruhande rwawe bo ntafite ariko nayisoma nuko hari aho ingera umuntu ntaberebe neza ndi kugerageza ngo ndebe ko reka nyisome mubwire abantu bazi ndumiwe pe bamwita Kwanda ni ukuvuga ngo s'il te plaît urumiwe ndumiwe nifashe ku myanya ndanga ubonye kanani igikumiza tega amatwi wumve okay nakuze nanga Kagame n'inkotanyi zose bro nta kintunguye umusa nta kintunguye kuko aya makuru mbizi imyaka mumbwire reka banaze nakuze nanga Kagame n'inkotanyi zose bro one uyu ni Moses one inkotanyi zafunze data pasiteri zimuziza ubusa kabiri bwa mbere nagiye mu mujyi wa Kamembe nari ngiye gusura papa afungiye icyangugu ndi kumwe na mama mfite imyaka 6 6 years old gatatu inkotanyi yakubise ikiboko papa ari gushaka uburyo yansuhuza kubera iminota mike bamuhaga yo gufata ingemu twabaga twabazaniye yasubiye mu gihome ntamusuhuje kane papa ni umurinzi w'igihango kuko Habyarimana yarokoye mu rugo papa yaramuhishe kandi murumuna wa papa ari mu bicishije umuryango wo kwa Habyarimana hano ntabwo uri kugaragara neza ubu afite imyaka 36 years old gatanu ntabwo nigeze nkunda data nubwo nta cyaha yakoze nongeye kumwiyumvamo baramufunguye yambatije muri ADPR mfite imyaka 16 gatandatu naraye ndira ubwo FR ubwo ninde ubwo FR yambwiraga ko His Excellency ubwo ni Kagame azambara ishati na hanze ndapfuye ngira ngo yavugaga FPR oya uretse gato His Excellency no HR ni HE ninde wamubwiye ngo barambwiye ngo gatandatu naraye ndira ubwo FL ntabwo nzi uyu FPR ngo FL ntabwo ari FPR F.L yambwiraga ko His Excellency ubwo ni Perezida Kagame azambara ishati na hanze Grand Parisile 24 years 28 years old sindababarira Kagame n'inkotanyi zose hey arakomeza that is how we ended up with the FPR sinzi byari byo on my digital on my digital manipulated passport that took me to jail for 76 days in Mageragere. That is how Anje Kagame sent troops to search my house, office for the weed. And thank you.
thank you Kagame nomo mu izina rya Yesu. Mama yake ndapfuye. Kabano we, reka mbabwire ikintu kimwe, Godfather ndaza kwita Magaya naho bigera. Niba Magaya nari uko umuntu afite amakuru, urukumva nukuri kw'Imana. Reka mbabwire ikintu kimwe, abantu bamaze kuza, abantu 200 share the live, share the live. This motherfucker nuza gusubiza amaso inyuma ukareba uburyo uyu mugabo yisirisije mu kanya ndaje mbahe audio. Oh my goodness. No, first Rose yabibwiye mu myaka 28 ishize yari yahuriye na Moses hehe. Kabano vai. Mama yake ndapfuye, ntabwo ari we, ntabwo ari first lady. Ntabwo ari first lady. I don't think so. Ntabwo ari we. Ntabwo ari we. Ntabwo ari we. Ntabwo ari we nta na gato. So nukuvuga ngo mu minsi yashize naze kuvuga uri hari igihe umuntu avuga kuko ntabwo wakwakuzinga umuntu, abantu mwemuretse ntabwo ushobora kwakuzinga umuntu ko mu buzima biragoye kugira ngo wakuzinga umuntu ideology cyangwa ubyo atekereza. Nari kuba ndinde cyangwa umuntu yari kuba rinde kugenda ngo ujye gufata umuntu wambika his excellence, wambika president umwereke no. Nizina ry'Imana bwa mbere nshumika Moses bampaye amajwi ari mu Budage, nahise nyasiba muri archive. Ndavuga wowe umuntu wambika president, umuntu wambika abayobozi bose, wewe urinde umbwira ko uyu muntu ashobora kuba ikigarasha. Mama yakana muzana mama murebaho hejuru mwisomere. Sinayipa fata umwanya usome ico Kinyarwanda neza, dore wize neza, wiga mu Rwankeri mu Badive. Soma ico Kinyarwanda aho hejuru kinsomere neza cyane. Okay, reka twamagambo uravuga ngo egera telefone yawe, egera telefone abantu bo kuri TikTok bakumve. ntabwo unyumva ubu, ntabwo unyumva Aho ndakumva ariko ufite ukuntu uvugira kure kandi uba muri Amerika. Okay, reka nyikure kuri ku modoka niyo iri connected. Yekureho hagarara impuruza Sylvie zamuka. Uranyumva? Egera telefone. Okay, ngo bari kukumva. Soma. Nakuze nanga Kagame n'inkotanyi zose bro. Genda gake manza soma hejuru, hera hejuru ninde n'uwitwa nde? Kwanda season 1. Uwo ngo ni Moses twahirwa cyangwa turahirwa. Voilà la traduction. Yego komeza. Nakuze nanga Kagame n'inkotanyi zose bro. Nakuze nanga Kagame n'inkotanyi zose. Inkotanyi zafunze data. Inkotanyi zafunze data. Pasteur zimuziza ubusa. Pasteur zimuziza ubusa. Aha. Cya kabiri. Bwa mbere nagiye mu mujyi wa Kamembe, nari ngiye gusura papa afungiye Icyangugu, ndi kumwe na mama. Imyaka 6, yari afite imyaka 6. 6 years old. Gatatu. Inkotanyi yakubise ikiboko papa, ariko uburyo yansu areka ntabwo kugaragara neza. Egera zoominga. Mu yandi magambo ishero ari gushaka uburyo yansuhuza kubera iminota mike babahaga yo gufata ibyo twabaga twabazaniye, ubwo nifunguro cyangwa birabyo kuri byo kujya babaga bakazaniye. Ingemu twabazaniye yasubiye mu gihome ntamusuhuje. Icya kane, papa ni
umurinzi w'igihango ni umurinzi w'igihango. Soma ikinyarwanda neza. ni umurinzi w'igihango kuko kari sinzi niba hano uko wasoma niba ari Harerimana niba ari Karerimana Ni Habyarimana ariko bisome gutyo izina ntabwo rigaragara neza. Ariko reka nsuminge ndore. yarokoye mu rugo Ni kuri kangahe? kuri 4. Uretse gato. Ni Harerimana. Nazuminze ni Harerimana. Ni Harerimana. Ya confirmed ni Harerimana. Komeza. Yarokoye mu rugo papa yarari yaramuhishe. Kandi mu reka mpagusomere kuri uwo murongo 4. 4 papa ni umurinzi w'igihango kuko Harerimana yarokoye mu rugo papa. Uretse gato. Kuko Harerimana yarokeye yarokokeye mu rugo papa yaramuhishe. Kandi murumuna wa papa ari mubicishije umuryango wo kwa Harerimana. Urukumva? Now 36 years old. 5 ntabwo nigeze nkunda data nubwo nta cyaha yakoze. Nongeye kumwiyumvamo baramufunguye. Yambatije muri ADPR mfite imyaka 13. Sinayi Karame komeza. Twari tugeze kuri 5. Hano bahasomye. None gatuye kuri 6. Naraye ndira. Ubwo yepfo ntabwo igaragara neza. Naraye ndira ubwo FL yambwiraga ko His Excellency azambara ishati nahanze. Guilty pleasure. Ubwo ni izina ry'uwo mwenda yahanze yitwaga Guilty pleasure. Ku myaka 28 niyo yari afite icyo gihe. Sindababarira Kagame n'inkotanyi zose. Hasi akora hashtag ituro ry'Amerika 25. Ituro ry'Amerika 25 ashira idarapo rya Amerika n'iryo Rwanda ashiraho n'agatima. Komeza ku ya 2 rero. Ya 2 hano nani twibutsa abantu kwizi ngizi zari status ziri kuri telefone ko bigaragara. Kwa Kwanda Kenya West Jail. And guess who is going to? Hano no post yaravuze ngo that's how we end up with the Falcon with the F ariyo on my digital manipulated passport that took me to jail for 76 days in Mageragere. That's how Angel Kagame sent troops to search my house office for weed. For weed? Weed. Yeah, yashizeho point interrogation. For weed. And ubwo byaba birangiye. Thank you Kagame, no more. Mama yake na muzara mama. Uyu nguyu niwe wambikaga nde? Wambikaga umukuru w'igihugu. Uyu niwe wambikaga guverinoma. Mama ndapfuye. Ngo difata ndagana. Yambitse na ba Bernard Makuza, yandika abantu uhungire. Mama nyuma ya Beka. Mama ndapfuye ndagira nenda hungira ndagana he. Ho.
buretse gato ngo umunsi bamubwiye ko Kagame azambara imyenda ye ngo yarayarira. Iyi myambaro ntabwo yayishyizemo uburozi. No way, umva. Mwe muretse gato. Godfather Mbuza honerekeza Kagasura. Mama Sylvie we. Icyo mbaza ni kimwe. Abantu bakurikira Moses, I think here it's on, reka maze nje kuri ntuza ya Moses, mwe muretse gato reka duhurure, reka nze njiwe, reka nze ngende ndebe. Bamwita, reka nze ndore. Ho! Abantu ntuzamura abantu. Ntuzamura abantu uretse gato. Muretse. Is it this Instagram? Cyangwa Snapchat? Check for me. Hanyuma noneho abantu muri kuri TikTok dore aho yarangirije. Iyi bamaze kuyisoma. Twende kazi dore. Ni murebe. Ho! Ntabwo ubyumva? Ntabwo ubyumva? Ntabwo ubyumva? Uretse gato. Uretse gato. Bamwita ho! Sylvie kucurika gatoki. Kurimo gucurika gatoki. Ntabwo kino kinyarwanda uri kucyumva bakigusomere. Reka njye muri ntuza ndebe. Mwe muretse. Uburetse. Reka ngende reka manukeyo. Ndabiza ahantu be byose babiri. Mungu wangu. Mana yanjye. Ati mwe muretse gato. Wimpamagara natangiye live. Wimpamagara natangiye live. Come on. Before you have to check on my platforms niba ntari live mbere yuko mpamagara. Yabawe. Ntabwo Sylvie kwava ngo ntabwo ari kunyumva. Sylvie fungura mic yawe mbye kutari kumva. Fungura mic yawe. Sniper mubwiye niba atari kunyumva manuke. That's why we are here. Sylvie. Mubwiye niba atari kunyumva. Njye ndi kumva ariko. Okay. Uzi ko kunyereka ngo ntabwo uri kumva. Ntabwo ndi kumva story.
okay sinahita musobanurire nkanjye ntabwo bimva bigeze. abe musobanurire ko ngenda atwaye musobanurire. none se uwo uragira ngo musobanurire iki ahubwo siko ndi kureba kuri mpuze ya Moses iyi ngiyi irihe Okay, reka ndi kuri Silver Snapchat musobanurire. Ishyano ryacitse umurizo Sylvie. ntabwo ari ikintu byacitse umurizo ndashaka kugira ngo ufate umwanya usobanure neza s'il te plaît. Okay, muranyumva neza? aho ndakumva. Hari umutwe w'amagambo wanditse mu nyuguti z'umutuku ugira uti nakuze nanga Kagame n'inkotanyi zose bro. Inkotanyi zafunze data pasiteri. abe watangira ngo abantu babyumve. Okay, umwanyumva neza ubu? Ikindi tena abe mu gusoma yagiye ashiraho nimero ujye ukurikiza nimero kugira byumvikane neza. Yego, nyine umutwe w'amagambo wanditse n'umutuku ni nawo nyine uhatse byose. Uravuga ngo nakuze nanga Kagame n'inkotanyi zose bro. Inkotanyi agace ka mbere ubwo cyane ingingo ya mbere, inkotanyi zafunze data pasiteri zimuziza ubusa. Agace ka kabiri, bwa mbere nagiye mu mujyi wa Kamembe nari ngiye gusura papa afungiye i Cyangugu ndi kumwe na mama 6 years old. Tugera ku myaka 6. Agace ka gatatu, inkotanyi yakubise ikiboko papa ari gushaka uburyo yansuhuza kubera iminota mike babahaga yo gufata ingemu twabazaniye. Yasubiye mu gihome atansuhuje. Aka kane, papa ni umurinzi w'igihango kuko kuko Harerimana yarokeye mu rugo papa yaramuhishe. Kandi murumuna wa papa ari mu bicishije umuryango wo kwa Harerimana. Now 6 years old. Urukumva? Yego. Ngo murumuna we wase niwe wicishije umuryango wo kwa Harerimana. Yego. Yego. Agace ka gatanu, ntabwo nigeze nkunda data nubwo nta cyaha yakoze. Nongeye kumwiyumvamo baramufunguye. Yambatije muri ADPR mfite imyaka 16. Ka gatandatu, naraye ndira ubwo First Lady ahangaha rero nta gusobanukirwa. First Lady niwe wamubwiye ko azambika His Excellency. Yego. Ni First Lady iyo ni First Lady. Yeah. Bahuriye he? Komeza. Aho hasome subiri magato hasome neza. Nukubatetesha. Naraye ndira. Yarira. Arimo coste tumumva hari kango nsubiremo. Okay. Agace ka gatandatu. Naraye ndira ubwo First Lady yambwiraga ko His Excellency azambara ishati na hanze. Yitwa ngo ni guilty pleasure. Rwanda ni guilty pleasure. Mungu wangu. Ahangaha yaraye arira umunsi ubwo kigera ku myaka 28. Yaraye arira umunsi First Lady yamubwiye ko azambika umugabo we. Yego. Ndarambaraye. Komeza. Tindababarira Kagame n'inkotanyi zose. Ntabwo arababarira Kagame n'inkotanyi zose. Ese hano niki? Ncya nuko bamubujije guhura na se. Komeza. Baza kwisengura namwe muri bakuru. Okay. Ubwo ndumva ari aho ngaho bishoreje. Agace ka kane karavuga ngo sindababarira Kagame n'inkotanyi zose. Okay. Ijambo ya kabiri rero. Slide ya kabiri yo. Kare mu Cyongereza. Ntacyo uzi.
ndakizi inshuti yanjye. none utegereje iki? That's how we ended up with the F on my digital manipulated passport that took me to jail for 76 days in Mageragere. Ndapfuye. Ati nuko nisanze uri kumuvugiramo uretse gato sniper. ngo nuko nisanze ndi passport yanjye bayiforjarinze cyangwa passport yanjye that's how we ended up with the F. Nuko twisanze dufite F mbese muri passport yanjye iri digitalize ukumva bituma mfungwa. No reka tusone abantu batumva icyongereza. Nuko nisanze passport yanjye bayihinduye y'igitsina gore. Yego. Cyangwa passport cyangwa online. Nta bandi bayimukoreye we. Okay, ubwo basanga avuze ko babihinduye. Yego. Forgery nuvuga ngo barayimanipire ntabwo yabigizemo uruhari. Yego. Inkuru murayibuka ngaha passport komeza. Digital manipulated passport that took me to jail for 76 days in Mageragere. Yego. Arongera kandi kantu yakizeho kajya kuba orange simbizi. That's how Ange Kagame sent troops. Inde? Ange Kagame. Ego. Yohereje troops ubwo ni ingabo nyine. Ingabo to search my house. Gusaka inzu ye. For house na office for weed. Ubwo basatse inzu. Abantu baje gusaka inzu ye y'ubucuruzi basaka mu rumogi. Niwe barahasatse my house / office for weed. Yes. Bashaka urumogi. Aho hasi rero niho hasi kunyuma hasi imanukayo. Noneho ni kumabwa aramanipira Kagame. Komeza. Epfo yanditse avuga ngo thank you Kagame no more. No, thank you Kagame no more. No more you say. No, ntukumva. Thank you Kagame, thank you gifato kwayo. Kagame no more. Kagame no more. Yanjye na ukundi. Please ame. Siri kubyumva. Nabyumvise. Mama. Yesu Kristo. Sylvie. Aha ngaho uratekenye gusobanukirwa cyangwa bongera gusobanurira ubyumve. Very confusing. Manuka. Yeah. Very irrelevant kubera ko. It doesn't add up. Ngwiki? Hano harimo amakode Sylvie. Buretse gato uyavuze ngo ntago byumvikana. Mbega ntacyo byumvikana. Bureka ariko Sylvie gabanya ubwenge urebe neza ntabwo ndibaza aya magambo. Buretse gato Sylvie nururi mutumva neza cyangwa ntabwo uri kumva icyo ashatse kuvuga. What do you mean? Okay, ntangiriye ku cyambere. Abantu muri kuri TikTok namwe muri aya magambo nta kintu muri kumva ngo muhere kuri iyo ya mbere nta kintu kirimo. Oh God. Oya. Utangire ku cyambere? Ntangiriye ku cyambere. No, you need to unpack every sentence kugira ngo umuntu abyumve. Kubera ko usomye icyambere umuntu yarafunzwe. Gufungwa ni ibintu bisanzwe. Niba yaragiye kureba papa wafunze, papa we ntabwo ari wa mbere wari ufunzwe cyangwa uwa nyuma. There is a reason why yarafunzwe. Yego. First I see someone urasimbutse wisimbuka. Oya ndatekereza ko titre y'ikintu iva muri context. Hera mu mutuku kandi ntabwo ingi ari Twitter. Hera mu mutuku. Ndimo ndashaka mfete kugira ngo numve ibyo yashize mu mutuku. Nimba ibiri hasi muri content uyu nguyu ndamugirana. Godfather buretse gatoya Sylvie wowe uravuze ngo tugomba gukora unpacked kuri buri sentence none utangiye gusiga. Exactly ngewe ndunpacking. Sylvie nabanza kurikirana neza reka ngusaba umanze umyutinge ukurikirane usobanukirwe. Hera kuri sentence
ariko se nta muntu ushobora kunsomera ikinyarwanda Sylvie ngo acyumve. ariko ikinyarwanda amaze kucyumva odepa ntabwo numvaga ikinyarwanda cyonyine noneho mvuye mu kumva ikinyarwanda ndimo ndagenda sasa ku unpackinga buri statement yavuze Hera ku ya mbere titre y'ikintu ibisobanura ibintu birimo ndimo ndashaka kumenya izi statement avuze aho zihuriye na titre yiwe nimba ise yarafunzwe bihuriye hehe n'izina rya president zanyemo hanyuma ariko se uyu nguyu ni igitangaza. mureke godfather mureke atangiye kugira hypothèse nziza. Okay. Yeah, we are unpacking. Abe, tuende samu dissertation. Unakamata ka titre ya kitu. Unaweza isoma yo peke, unakuwa confused. So mie niko natafuta nisikie mwai maneno. Kinyarwanda ukuvuga igiswahili kandi abantu bumva igiswahili bankurikira bose. Okay. So ndimo ndavuga ko umuntu titre y'igitabo cyangwa titre ya text umuntu yanditse kugira ngo yumve neza nuko wagenda muri text. Ngewe rero c'est vrai ko au départ ikinyarwanda ngiye nabisomaga nyine simbyumva ukuntu biconnecting ariko ngiye ngasoma 1 jusqu'à 7 nshaka kumva umuntu wanditse ibi bintu cyatumye abyandika. Of course hari ibintu byinshi byaba byihishe muri each statement ariko ngiyewe nabuze igituma iyi titre yaje gusobanura aya magambo ye. Numva ko hari umwana uri kugaragaza trauma. No, reka nze mvuge. Trauma yiki? Ngo niki? Trauma yiki? Nkuzahinduka umwana. Ni explique. Zumiye niko ndimo ndagenda gusoma ndani nkareba ko iyi titre ye ibintu yagiye avuga I'm getting lost kubera ko nimba hari abantu baje gusaka urumogi iwe bihuriye hehe na Ange Kagame ari kuvuga nje ndimo ndabona ko ibintu yavuze ibintu bidafite aho bihuriye. Rero Sylvie Sylvie bagira ibintu neza. Ni gute kuvuze buretse gato kuvuze kugiye kuva kuri ntuza ya mbere ugeze ku ya nyuma gute muri paragraph ya nyuma kandi tukiri ku ya mbere. Ubuse Sylvie ubu ngubu mbaye mwarimu sinaguha amanota 2 ku 10. Nabiri kubera ko raisonnement yanjye ndabona ko ibintu yavuze ugira defo yo kuvuga utarumva ibintu nubwo atari umwana. Sylvie ntabwo urumva ibintu babarira umutinge umaze wumva ibintu neza. Ndagusabye mu munota umwe no Sylvie ntabwo yumva ikinyarwanda abantu baze kumwumva neza. Sylvie iravuga ngo reka ndimusobanurire Sylvie ndamenyereye reka atatagera umuntu umwumva nabi. Sylvie umutwe w'amagambo cyangwa headline iragira ngo nanze Kagame n'inkotanyi zose bro. Nakuze nanga Kagame n'inkotanyi zose. Okay. Turi kunyumva Sylvie ntega amatwi. Nakuze nanga Kagame n'inkotanyi zose. Okay. Aduhereza ibintu bingahe? 7 impamvu 7 zatumye kura yanga Kagame n'inkotanyi. Ndapfuye. Sylvie ntega amatwi wumve. Ntabwo ari 7 gusa. Kuko hariho nibya Ange Kagame ubwo n'umunani ndapfuye Kagame nawe n'inkotanyi. Twagiye ibi bintu kugira ngo Sylvie abyumve ongera usome ubugira kabiri bwana Abe. Ahubwo nge ndibaza ni gute abantu baba naive umuntu nkongo akanamupima akamwegera rero komeza udusomere. Nakuze nanga Kagame n'inkotanyi zose bro. Impamvu ya mbere inkotanyi zafunze data pasiteri zimuziza ubusa. Sylvie genda gake Sylvie twumvikane. Impamvu ya mbere y'umuse Sylvie. Impamvu ya kabiri bwa mbere nagiye mu mujyi wa Kamembe nari ngiye gusura papa afungiye icyangugu ndi kumwe na mama at 6 years old tugera ku myaka 6. Impamvu ya gatatu inkotanyi yakubise papa yakubise ikiboko papa ari gushaka uburyo yansuhuza kubera iminota mike babahaga yo gufata ingemu twabazaniye. Yasubiye mu gihome
ntamusuhuje. Ingingo ya gatatu agaparagarafe ka nyuma niko numva wenda kabaye intandaro ubwo kugira ngo Sylvie yumve ahandi inkotanyi zirarengana rwose. Okay, aka kane, impamvu ya kane, papa ni umurinzi w'igihango kuko Harerimana yarokokeye mu rugo, papa yaramuhishe, kandi murumuna wa papa ari mu bicishije umuryango wo kwa Harerimana. Now 36 years old. Ubwo aho ngaho harimo akabazo, uwo murumuna wa se byagenze gute iyo myaka 36 ishize? Ese yarafashwe ntiyafashwe? Byagenze bite? Ni akabazo katasobanutse ku gika cya kane. Noneho impamvu ya gatanu, ntabwo nigeze nkunda data nubwo nta cyaha yakoze. Nongeye kumwiyumvamo baramufunguye, yambatije muri ADPR mfite imyaka 16. Impamvu ya gatandatu, naraye ndira ubwo First Lady aha niho hanteye ubwoba. Yaraye arira, arizwa n'ibyishimo niki ako se kandi yanga, urumva? Ahubwo ndibaza First Lady iyo bahuzaga amaso nta na kanunu yabonaga. Naraye ndira ubwo First Lady yambwiraga ko His Excellency azambara ishati na hanze. Guilty pleasure. Yaraye arira ku myaka ye 28 ubwo twabara sinzi ngo hari mu bihe mwaka, ubwo rwose ni komeza. None impamvu ya karindwi ariyo twakwita nk'umusozo, sindababarira Kagame n'inkotanyi zose. Ahubwo muri izi mpamvu zirindwi zivuzwe, Kagame n'inkotanyi barazira iki? Ariko ntukabaza ubusa, mbabare ntabwo ari kukubwira nabi. Nutwo utandukaniye na Sylvie. Oya nyine urumva. None se by the way ibyo abavuze nanjye nicyo kibazo nari mfite. komeza gato. Komeza gato. Twagiye kuri paragraph ya kabiri. Ya kabiri? Twagiye kwa Ange Kagame. Oh yeah. Twagiye kwa Ange Kagame. Wese gato aha ngaha yendinze yafashe ibintu birindwi yangira Kagame n'inkotanyi, ariko ahantu hadanje hanteye ubwoba nkumva ngo Godfather niyambuye akabumba amagara nambaye, avuga ngo hey nahangaha aho bambwiye ko azayambika perezida karararira. Twagiye sasa baba bafite amaso areba n'imbere. Twagiye rero tugende noneho ahangaha Ange Kagame. Ariko bari karuka. Okay, tugende kwa Ange Kagame. Noneho agiye gutangira rero. That's how we ended up with the F. Nuko twisanze hari F iri muri pasiporo yanjye ya digitale yabaye nuva ngo nuko twaje kwisanga mfite F digital passport bayihinduye umugore bakamushyiramo igitsina cy'umugore. Nuko nafunzwe iminsi 76 muri Magiragere, kandi nuko Ange Kagame yoherereje itsinda ry'abasirikari rukumva ngo basake inzu yanjye na ofisi bashaka urumogi. End of story. Nuko nkuko rero ibintu byifashe hano. Rero hari indi akoze none hati, hari indi yakoze, ariko se iyi ngi ni kuri Snap ngo sindababarira Kagame n'inkotanyi zose n'ubu turacyahirwa. Kanyishyire kuri TikTok abantu bariho muyirebe. Hey, komeza. So Sylvie, ni ikihe kinyarwanda ushaka kumva? Kuko njyewe ndi kubintu byose birisobanukebure, wowe niki utari gusobanukirwa? Sylvie gushaka impamvu zifatika.
nizo ari njyewe gusesengura gutya. ndashaka ko munyumva. Okay. Au départ nari mfite ikibazo cy'ikinyarwanda n'amagambo arimo kubera numvaga bitadinga up niko abongereza mbona mukunda kuvuga. Hari so ngashaka nagenda mu cyambere aho avuze inkotanyi nkavuga ese inkotanyi ari prison zigira cyangwa prison igirwa n'inzego zishinzwe aha ubutabera. hari mu gushaka kubizana mu ubwenge twumvikana. No, can I talk? Sylvie aha rero Godfather ariko kubwira uburyo yabyumvaga Godfather murekeye ariko kubwira uburyo yabyumvaga ubwo niba uko yabyumvaga. Okay, tugiye kubirambura ngaho ngwino. Yes, ariko kugira ngo njyewe Godfather njyewe nakoze ikintu kitwa dissertation, so I have to unpack things logically. Njyewe ibintu bitatu ngumu Kameme ntabwo ndi buvuga ukuntu yavuze His Excellence Kagame avuga inkotanyi, avuga the first daughter Ange. Nashatse ayo magambo atatu aha huriye n'ibi bintu harimo aravuga. Ubu ngubu ntabwo nkora muri leta ariko ubwo arumva ko who is he kugira ngo Ange afata ajye gusaka inzu ye cyangwa yohereza abantu basaka uri gusimbuka deje wamaze kugera kwa Ange muri paragraph ya nyuma. No, tugende gato ya Sylvie, tugende gato ntabwo nkwemerera. Tugende gato Sylvie idose yamurenze Sylvie. Sylvie tugende gakeya. Tugiye kugera gake mu buryo. Uburetse gato Sylvie. First of all, amateka y'igihugu turayazi. Turi kumwe. Nukuvuga ngo we niba aje biroroshye cyane ibyo ari kuvuga ibyo ari kumekinga kandi cyari gusobanura kirumvikana. Nanga Kagame n'inkotanyi. Nanga ubutegetsi bwa RPF inkotanyi. Na sebusha wabo cyangwa na nyirabwo na bose wabo. Urukumva? Clearly. Hano gendo bare imyaka ngo se yafunzwe ryari. Arahera amateka muri bihe tuno byo kwibuka niyo mpamvu bitegereje uyu munsi. Urimo kunyumva? Mugende murebe imyaka afite uyu mwana, uyu mujene, murebe ngo ku myaka 6 Moses yari afite imyaka 6 hari ryari. Aravuga hano ngo warangiza ukavuga ngo birahure he n'inkotanyi. Aravuga ngo inkotanyi zafunze data. Uretse wa muntu uravuga ngo birahurira he? Niki atavuze niki yasize. Ukiri kuri iyo statement. Hano uretse gato 1 paragraph ya mbere ingingo ya mbere ati inkotanyi zafunze data pasteur zimuziza ubusa. Niyo mpamvu bafunga umuntu se bamuziza ubusa. Uretse gato ariko tugusoma ibyanditse. Ndi gusoma ibyanditse ntongere wowe ushaka kuvuga ngo bamujije kimwe urashaka kugira ngo twivimuzi. Urukumva? Hana aravuze ngo inkotanyi yahereye avuga ngo nakuze yakuze ryari Moses yavutse ryari akura ryari tugiye kubireba. Nakuze nanjye inkotanyi nakuze nanga Kagame n'inkotanyi zose bro. Hanyuma ahita tubwira impamvu yanjye inkotanyi cyangwa yanze inkotanyi. Inkotanyi zafunze data pasteur zimuziza ubusa. Kabiri, bwa mbere nagiye mu mujyi wa Kamembe nari ngiye gusura papa afungiye Icyangugu ndi kumwe na mama mfite imyaka 6. Uyu muntu uravuga ngo nikatavuga ari gukubwira impamvu yanga inkotanyi. So for me ibyo nashakaga kukubwira Godfather this is it. Ibigaragara nuko uyu mwana yakuze afite urwango afite aho yaba yararuvanye. However kugira ngo urwo rwango azarusobanure atanze raison zitarizo. Nibyo nje nshaka kukubwira. He's looking on how to back up his hatred, how he has to back 11 na hen afite ariko njewe nk'umuridas uri gusoma ibyo atanze ndabona umwana wakuze nk'ukuntu abivuze ufite urwango ufite certain trauma z'ubuzima bwe ariko noneho agashaka ukuntu yabimereza njewe nk'umuntu bisoma akabisasira uko mubivuga mu Kinyarwanda, which is not adding up for me kubera ko sinumva ukuntu yazana mo niba ise yari muri prison sinzi niba inkotanyi zigira prison kubera ko prison zifite aho zibelonginga na leta ikazikontrola. Iyazanyemo president sinzi ibi bintu urwango agomba kuzanira president nabijustifie kuriya noneho hakongeraho the first daughter. Kuri nje nk'umuntu uri gusoma ndabona ko
the guy has his own wound and a certain deep level y'urwango ariko agashaka kubibakinga no kubijustifia kuri nje, which me as a reader, when I read I put some brain n'ubwenge mbona ko izi backup we atanze kuri nje ntabwo mbona ko arizo backup z'urwango afite. So afite urwango ruri deep, by the way ntitunarworushe kubera wenyine arivuge ngo yakuze deja a 7 ans. Okay, tugiye muri prison ise yarafunze ajya kumureba si turabizi all over the world aba prisonnier baba bafite amategeko abagenga amasaha n'iminota babaha ibintu bitandukanye. Ngewe kuri nge I just don't take things like that. I go deeply and I see niziherezo umuntu ari gutanga nibiki, but in conclusion I read a child who grew up with wounds and level of hatred kandi itanamuvaho maybe muri community mubabye kubera umwana w'imyaka 6 kugira ngo agire urwango ntabwo aba yaruvukanye mu maraso, no, aba yakuza rubona akuza rwumva akuze the shows comme ça. Ncyo kuri nge nibyo nashakaga kukubwira, simbyumva kubera ko the reason this guy is giving me as a person who understand this community are not valid. How can you come and tell me ko Ange yagiye kusaka aho ugusimbuka ntabwo ndi gusimbuka because I'm trying to digest. Wait gato hera ureba ugeze kuyanyuma kandi turacyari kuri 3 na 4 na 5. Ngewe nabifashe en general byose nabonye ari nta na motive nimwe antuka derezo yagombaga kuvuga gusa ko yanga abantu n'ibiki ariko izi rezo mbonamo ntabwo mbona ko ari zo rezo, ariko ikintu kiza yazanyemo yavuze neza ko yakuze. So urumva ni urwango rwa kera kuva kera ntabwo rw'uyu munsi. Ariko reason azana ngo Ange yagiye who is he kugira ngo abe so important that office ye bayijyamo. Twebwe twese turabizi ko urumogi ari icyaha, it's an offense, abantu bajya kubireba, police bifite inzego zishinzwe kubireba. So I don't know, this is really someone who has been. Another thing aho avuga ngo bamusabye kwandika, my dear, this guy grew, we came to know him because he had even that chance of kwambika bari abayobozi bose n'ibiki. Personally I couldn't afford his dress, so I never wore it, but I loved it kuyibona, I promoted it. Ariko ahangaha nugushaka kwishira mu myanya cyane, yarira ko yambika umuntu ku cyatanze bamushize muri prison, uvuze ko ntari ushobore ku producinga certain piece of something bagufunga se. He benefited literally from this. None akaza katubwira uyu munsi ngo yararize. Come on, yararize se urira. Ngewe narira kuba usabye ikintu nakwanze se kukiguha. All those years this boy benefited from those bayobozi bambaye. He went on a stage because of this country nama institution n'ibiki. So today he was supposed to come and put those messages. Iyo izi message azakazishira that time uyu munsi nari kuzamvuga this person has brain, but today after years you have become famous. Everyone has put on your dress. Buri muntu wese uzanga, who knew him? Me, I didn't know him. Maybe mwebwe mwari mumuzi. So uyu munsi nyuma y'imyaka umuntu akaza gatangira kwivuga ngo it was by force ko nambitse president my shirt or my art, whatever. Why you didn't refuse? Why you didn't do once and you leave the market? You can uguhaga nabi. Okay, urakoze cyane. Undi muntu wabashije gusoma. It's even dishonest, by the way. Nje ibintu byose mbianaliza muntu. It's very dishonest. Those tweets are very dishonest. I do understand he has his own trauma. I do understand the community he grew up in. Yamwigishije urwango, ariko in terms of business, if there is someone who doesn't have even the right to come to tell us here ngo yambitse umuntu ababaye, it's him. This boy benefited from the marketing of this country, from the investment of this country, promoting all those things. And today, after becoming who he is, he's on an international whatever, he comes to tell us, no could do this. This is totally distraction. Benefiting from something and coming, you think you are now special, you are on an international stage, now you can have also a statement to say, I hate this and this. Urwango pe. Ndarubana niba ari we wanditse izi statement rurahari kandi yarwivugiye sinshaka kurusubiramo, ariko when I told you that I was confused, Godfather, it was there is so much manipulation in this statement. Kushaka kutwereka ko ari so important ko the first daughter went to who is he for people to go and bagasaka inzu ye?
He can even say the police came gusa kumbyanze. aho ngaho Come on. rero uretse gato twumvikane uretse gato izi kese z'urumogi uyu mutipe niba yateguye neza cyane azana ibintu kugira ngo ibi bintu bya kese Uyu mutipe araza discret abashaka kuba discret. uretse gato kese za Moses murazibuka z'urumogi yes or no cyane none muri mwebwe Kese zirahari. uretse gato Ariko this tugende game. gakeya none murashingira kuki muvuga ko batagiye kumusaka kandi bavuga ko bagiye None kumusaka saba musatse wenda kumbwira abantu yavuze muri ariya mazina. none niba we nk'umuntu waje gusakwa uretse gato niba nk'umuntu waje gusakwa aya masaha avuga ko abantu baje kumusaka biborejwe na Ange Kagame urinde ubihakana ufite ibimenyetso ko wasanga afite ibimenyetso ashinzwe control y'urumogi. reka tuganire uretse tugiye gusesengura ngo aya magambo ari kuvuga hano izo kese z'urumogi tugiye kureba uyu muntu yakoze infraction ibintu byose yamanje kubitegura twumvikana tugendane neza yabanje kubitegura uyu mutipe yakoze ibishoboka ku buryo agira agonganira n'inzego yes or no Moses ibintu by'urumogi byarabaye aya masaha akavuga ati murabyibuka iby'urumogi Moses yatubwiye twiboneye n'amaso yacu passport iri hanze uyu munsi avuze ko atari we wabikoze ahubwo yabaye forgery turi kumwe ndapfuye mwebwe ibintu ntimubirebere muri image muri bwa mbere Moses yariyeranje aragenda arasuragura ariyeranje ashaka ama infraction yazakoresha igihe nk'iki gihe ntimwabibonaga baramuhunga baramwihorera muze murebe muri ibintu birindwi murasangamo ibintu uretse iki ngiki cyo mu bwana bwe icya papa we ibindi iby'urumogi ibya pasiporo ibyo gufungirwa amageragere murabyibuka ibyo kwambika perezida ibi ngibi byose muzi ko yabisiragiyemo ejo bundi umwaka ushize mutanga ijambo Janet nakufa Janet Yes. egera telefone yawe Yes, muranyumva. turakumva Yes. ndashaka ntihagire umuntu ufata ijambo atasomye izi message ngiye gukora disclaimer mbere yuko tuvuga ntabwo Moses biragaragara ko yahakinzwe cyangwa izi message ari we waziyandikiye impamvu ni biri ku rukuta rwe ariko we are not sure ntabwo Moses aratangaza kuko mureba mubyibuka amashusho y'ubwambure Moses ari gusambana yatangaje ko bamuhakinze ibyo bintu atari we wabyanditse ahubwo imbuga nkoranyambaga na telefone byari byahakinzwe ndetse byagejejwe n'imbere y'iperereza bari gukurikirana umuntu wahakinze telefone ye twumvikane rero aya masaha Moses niwe wanditse ibi bintu cyangwa ntabwo ari we kugeza aya masaha atarabivuguruza ko byandikiye ku mbuga nkoranyambaga ze Moses turavuga ko ari we wanditse ibi bintu kugeza igihe nk'uko ubushize yaje akavuga ati Godfather ntabwo ibyo bintu ari njye wabyanditse ahubwo imbuga nkoranyambaga zanjye zarahakinzwe muvuge ariko dutegereje statement ya nyir'ubwite niba ari we wabyanditse cyangwa atabyanditse Okay. fata ijambo Yes. Niba ari we wabyanditse akaba no wivuga ngo niba ari we wabyanditse Ego. turabivuga nkaho ari we wabyanditse kugeza igihe nyir'ubwite azavuguruza kuko avuguruje ibyo imyaka 2 ishize uko byagenze so ibi ngibi kugeza amasaha uko biri ku mbuga nkoranyambaga za Moses byanditswe na Moses kugeza igihe abivuguruje Okay. cyangwa akabishimangira ariko hano hari indi foto iri aha ngaha mwe mutabonye abantu bari kuri TikTok bari kuyibona nindi yakozwe mu isaha ndabona bayifashe ikozwe mu isaha nayo ni ku rukuta rwe yagize ngo sindababarira Kagame n'inkotanyi zose n'ubu turacyahirwa hasi son on ituro rya Amerika ashyiraho uturapo twa Amerika ashyiraho agatima kariho bandage ashyiraho ibitaro ashyiraho akana ashyiraho amawuwa ashyiraho ikamba ry'umutwe ku muntu komeza Janet ndakumva Yes, Moses rero aya magambo yanditse kugeza uko twe tubona ko ari we yayanditse yaje kuba clean no kudeclaringa ko atarababarira kandi afite urwango ku nkotanyi n'ibyo byose yavuze.
so ubu ngubu rero tumutware nk'ikigarasha mu bandi yicaremo aterere ni ikigarasha mu bandi right now uhereye kuri aya magambo. Ikindi rero ndenzaho birababaje cyane kuba ari nka Moses wakabaye adeclaringa n'aya magambo ye kuba ikigarasha mu Rwanda we yatungiyemo mu bandi bajene. Actually ubu si n'umujene, he's approaching to 40, he's 37, nta nubwo akiri umujene, ubu ngubu arakuze. So umuntu watungiye ibyiza mu Rwanda mu bandi bajene yahawe impano akatunga mu Rwanda agatunganirwa kamera kuri akajya kuba akadevelopinga mu bandi bajene akavayo akaba ari we ukora akasucceedinga. Birababaje, it's very disappointing kubona avuga amagambo nk'aya ari mu rwango ngo ntago arababarira yakuze yanga wese ku Rwanda rutamwanze, wese ku Rwanda rutamutoranyije, wese ku Rwanda rwamufashe neza, ubu ngubu akaba ahaze nk'uko TV abivuze. Uyu ni umwijuto kandi mu gihe nk'iki ibigarasha birimo kubabaza abantu byongera kubakubita ubufuni mu mutwe kubera amagambo mabi. So tubyamagane, tumwamaganire kure uyu Moses n'abariwe, tumwamagane nk'abandi bose nk'aba Sylvie Mukankiko nk'aba Finatunga ajya mbigarasha nk'abandi kandi ntacyo bazakora. U Rwanda ruracyatera imbere kandi we are here to speak up and vocalizinga ku Rwanda rwacu kubera ko ntacyo bazadukora. We are over this, no more, never again. So shame on him. I conclude by saying shame on him. Honestly, I'm so disappointed. That's it. Okay. Ati, I'm so disappointed. Biragutunguye ariko njyewe ngo zifata nta kintu na kimwe kintunguye, nta kintu na kimwe kintunguye kuri Moses, niki na kimwe, nta na kimwe. Muzabona n'ibirenze ibingibi. Reka twihute. Who is next? Umuntu uri next ni mwene ndabona urahari? Mwene ndabona ndahari. Wasomye message? Nayisomye, nabyumvise byose nabikurikiranye. Wasomye urongera urayisoma? Byose nabikurikiranye ku mustari. Reka mbere ku kambere warubaje akabazo ka mperaho kambere warubajije na ni Sylvie, ikimenyetso cyerekana ko first dota atari wohereje abasirikari, kuko turabizi twese ni polisi ikora ibyo bintu byose. Nta na hamwe first dota yakohereza abasirikari, ntibishoboka. Nubwo ari umwana wa perezida, nubwo yarakomeye, ntabwo bishoboka. Tuzi u Rwanda, polisi n'abasirikari barigenga, ntaho uriya mwana w'umukobwa yajya kuvuga ngo arareza abasirikari. Cyane cyambere ni ikimenyetso cyerekana ko uyu muhungu aravuga ibintu bya fo, arabeshya. Ikindi, kuba ise baramufunguye ntabwo bivuze ko ari umwere. Abantu bahishaga abantu bakica abandi, yakagombye kubishimira inkotanyi ahubwo ko zamufunguye. Abandi barabize muri jenoside abatutsi barapfuye, barazize, nta wafunze, bo barabicaga. Uwo papa wiwe baramuketse. None kubera kutangiye gucalenjinga agahinda k'umuntu n'ibyo yakoze. Reka njyana oya we yagize amahirwe baramufunga, baranafungurwa. Niyo mahirwe yagize, yakagombye guheraho kubishimira. Ikindi amahirwe yagize, yagiye hafi y'abayobozi, bamuhaye, baramwigishije, baramuriye amashuri ariga atera imbere kugeza igihe aje hafi ya perezida w'u Rwanda. Twebwe abakagombye kugira hafi yiwe nta nubwo turamwegera. Ntabwo munyumva? Egera telefone neza nkumve neza. Muranyumva ngubu? Yego. Nabivuze ngo we yagize amahirwe ajya hafi ya perezida, baramwishyurira amashuri, atera imbere, bamuha buri kintu cyose. Ariko ubutindi bw'abantu aho gushima mwakabya biteye isesemi. Si n'ikigarasa yakagombye kujya arenze kuba ikigarasa. Umuntu bamugabiye, none we yaravuze ngo arabanga. None se ubwo yakuzanga inkotanyi bamugabiye gute?
bamugabiye gufungura papa wiwe, bamugabira gukorera muri leta, kwambika perezida, kuba hafi y'abantu bakomeye, kandi ntabwo twebwe twarabibuze kandi twakoreye u Rwanda. Yes, abantu benshi ntabwo bagena perezida, ariko we yagize amahirwe, ise yarabaye mu bantu babuze ko ari interahamwe, ariko bamushyira hafi ya perezida. My friend, umva ubwo buntu bwiza bw'u Rwanda. Twe anyway, ntabwo ndi burenzaho, umva yakagombye kuba mu bantu bashima u Rwanda. None ubwo yakuze yanga yavuze inkotanyi, ariko ni Abatutsi, nashaka bivuge gutyo, yakuze yanga Abatutsi, nicyo yashatse kuvuga. Kotinga amagambo nk'uko yavuze. Okay, ntacyo, iyo bavuze inkotanyi tuba tuzi icyo bashatse kuvuga. Okay, yakuze yanga inkotanyi na perezida. Uwo muntu se yakuze yanga abantu, umva ari mu ntoki, kandi yakuze yanga abantu bo bamukunda. Bamukunze bo. So naho narangiriza, nta muntu urimo, ni imfura mbi kabisa, nta kintu narenza. Asante. Shukuru, uranyumva? Fungura mic yawe. Ndakumva, sinzi ngene. Egera kamera, egera mic yawe, ndashaka kugira ngo nkumve neza. Urukunyumva? Yego. Je rero ibyo ibintu Twahirwa yakoze, ndashaka kubivugaho utuntu dutandatu. Urashaka kwivugaho? Ingingo utuntu ibintu bitandatu. Yego. Ariko ndagira vuba nihuse nyine kugira ngo n'abandi babone umwanya. Yego. Ikintu cya mbere, iyo statement yakoze, biragaragaza urwango rutari urwango rw'igihe ashobora kuba yarakuze afite, cyangwa se yaratojwe, simbizi, aho ngaho ntabwo, ko biragaragaza urwango rw'igihe kirekire. Uregera telefone yawe mugabo we. Urukunyumva? Wavanyemo ekuteri niba uzambaye? Ntabwo nambaye ekuteri, sinzi niba munyumva. Okay, ngaho ngera ijwi, si kuva nk'utari. Okay, tugukubwira icya mbere nyine ni urwango rugaragara mu mvugo, muri nyandiko yakoze n'izo statement ziwe. Icya kabiri ni ugupfobya, kuko izo, uranyumva? Komeza ukubita unyaruka. Icya kabiri ni ugupfobya, kuko azi neza ibihe turimo, kandi azi neza n'icyo yashaka kuvuga kuri iyo statement. Icya gatatu kiraza guhura n'icya kabiri, nyine ni ugupfobya jenoside agamije nyine hari aya magambo. Uraza kusobanura uburyo yapfobeje? Uburyo yapfobejemo abakana jenoside. Niba unyumva neza, kuko sinzi, ndumva byanteye uburakari, ntabwo sinshobora kuvuga. Uburetse gato, ibi bintu yanditse nsobanurira, yapfobeje jenoside ate? Uranyumva? Yapfobeje ate? Sobanurira numva. Icyo nshaka kuvuga nuko iyi mvugo yo ko inkotanyi, mwese muzi inkotanyi icyo ari cyo. Ibyo inkotanyi, iyo umuntu avuze inkotanyi wumva icyo ari cyo. Iyo mpamvu mbihuza no gupfobya jenoside. Muri mwe kababaza ikintu kimwe, nuko bamutazi kuvuga mu ruhame. Can you be smart at least ukarambura amagambo nyorosha maneno? Icyo mvuga nuko iyo umuntu avuze inkotanyi, ngo yanga inkotanyi na Kagame. Bivuze gupfobya? Se mutimiri rwa shyamba. Ntabwo njya ndikubwire, manuka kabisa. Ngicyo mvuga waranje go. No. Take your time, tegura amagambo yawe, unyoroshe maneno vizuri. Abayimuti. Ugaruke umeze neza. Kabano fata ijambo. Kabano, okay, abe wari ugiye kongeraho iki? Ngiye kuvuga mu by'ukuri muri ibi bihe by'imyaka nk'ine ishize twabonye ingengabitekerezo, ariko tukayibona muri Kongo, kandi n'ubundi gakorwa n'abanyarwanda babaye muri Kongo, bahinduka abakongomani, bavuga ibifaransa, tukavugana mu buryo bweruye, mpangaranguhangare, bakagaragaza ukuntu banga Abatutsi, ariko osome on top banga Kagame.
bivuga ngo campaign anti Kagame egal anti Tutsi, ni ukwanga abatutsi. Icyo ugisobanuke, nubwo wabihisha inyuma inkotanyi. Iyo uvuze inkotanyi ni izina rusange, ni ukuvuga ngo ntabwo uba wanze umuntu. ntabwo mbemerera siyo topic turiho uyu munsi. Uburetse gato no ibyo nibyo nshaka kugira ntabwo no ntabwo inkotanyi ari abatutsi gusa. Yeah, no, ariko niyo connotation. No, ntabwo mbemerera. Niyo mpamvu nabwiye ngo abireka, ntabwo nshaka kugira ngo twinjire deep, tuje kuri izi message ntituje kure yazo. Okay, no nanjye message rero kangira icyo nyivugaho, kuko bwa mbere nasomaga ariko sidatanze my own. None wareka tugafata ntuza hano gato Kabano nanjye ndaza gusoza. Uraza gufata umwanya nta kibazo, uri ko hostel reka tumare twakira abantu s'il te plaît. Kabano fatiraho twihuta, abantu ni benshi twagiye. Oya nibagende nabo bagira mwiriwe Uwo muntu ubona bagende ni bande? Oya ni umuntu wari ku ruhande rwanjye. Ni abantu barimo bashaka kuza mu rugo tutabishaka, naho bihuriye n'iki kiganiro turimo. Okay. So jewe rero niwe wabonye ibi bintu? Nabibonye ariko sinshaka no kubireba ku rundi ruhande kuko ndumva bidashoboka. Yego. Impamvu uvuga ko bidashoboka nuko amahirwe Turahirwa Moses yagize, urubyiruko rw'u Rwanda ruyifuza yose kandi ntaho bayakura. Ntibyumvikana ko ibi bintu yabikoze, kuko n'ukuntu muzi ntabwo nigeze mubona ikintu na kimwe gisa n'igipfobye cyangwa kitishimye, cyangwa urabona hari ukuntu ubana n'umuntu ukabona ko uwo muntu afite trauma bitewe n'ibintu akora. Ntabwo umuntu ushobora kubana nawe imyaka 10 afite trauma ngo uhibure urebeye n'ibikorwa bye agira. Ibi bintu niba ari we wabikoze, wumve ngo ubu ngubu umutima wanjye wimutse, kuko ni ikimenyetso kibi cyane, kuko amahirwe yagize ntiyakabaye avuga ibi bintu. Niyo yagira ikibazo kimeze gite, arimo gukoresha amarangamutima. Nta marangamutima ndimo nkoresha, ni ukuri ko umunyarwanda wese yakubwira. Amahirwe Moses yagize nta n'undi muntu sinzi ko ari undi muzapfa kuyagira mu Rwanda. Niba rero Moses ari we wafashe ukuboko kwe akandika ibimurimo, imyaka yose amaze mu Rwanda ibyo bintu bikaba bimurimo, akaba yarajijishije agahabwa amahirwe ashaka kuzamuka kugira ngo akore ibintu nk'ibi, cyaba ari ikimenyetso kibi cyane. Tugende kabano aha rero bizatuma dukotinga ijambo kuri ni mugabanye uburakari. Wowe byo muri kwita amahirwe, tugende gake. Wowe ibyo uri kwita amahirwe Moses yarambuye agira ati, tugende gakeya s'il te plaît. Nsomere irangiye ngo bwana Abe nk'abako hose muze kwihangana mu kujya ngo turi kiganiro ya kangahe ya kane harimo fast ready. Ya kane iravuga iti ni kane ahari fast ready ni hehe? Hari fast ready hari okay, kugira ngo tubyoroshye, kugira ngo kabana byumve. Hari fast ready nabyumviseraga byose. Uretse gato Abe ni gusoma neza, uretse gato kabano Abe ongera, kuko ndabona abantu bamaze kuba 900 hafi 1000. Baraba ni 5,000 mu kanya. Ntabwo ikibazo ari abantu, ntabwo nkeneye abantu, ntabwo ikibazo ari abantu. Yego ariko n'abantu bagomba kumva bino bintu. Abantu nibabyumva baraba kizima kiri muri iyi nkuru ku buryo babyumva baraba barari. Ndashaka kugira ngo wongere usome inkuru bwa nyuma ibyo zitangira agace ka 6 wo yahera inkuru yose. Okay. Nebaza no kwifata mu mutwe. Umutwe w'amagambo uragira uri mu mutwe. Namushinja gute? Kungewe iyi dossier ngomba kumushinja. Komeza. Nakuze nanga Kagame n'inkotanyi zose bro. Ese yabwiraga nde? Sinzo yabwiraga. Komeza. Yabwiraga abanyarwanda. Okay. Komeza. Impamvu ya mbere. Yego. Namwe zo mpamvu muzizasesinge muzumve neza muzishingiro. Noneho mwumve n'urwo rwango ukuntu abari urwango rudafite nanjye. Ingingo ya mbere agira iti inkotanyi zafunze data pasteur zimuziza ubusa. Igice cya kabiri, ingingo ya kabiri, bwa mbere nagiye mu mujyi wa Kamembe, nari ngiye gusura papa afungiye i Cyangugu ndi kumwe na mama at 6 years old. Impamvu ya gatatu,
inkotanyi yakubise ikiboko papa ari gushaka uburyo yansuhuza kubera iminota mike babahaga yo gufata ingemu twabazaniye. Yasubiye mu gihome ntamusuhuje. Impamvu ya kane, papa ni umurinzi w'igihango kuko Harerimana yarokokeye mu rugo, papa yaramuhishe, kandi murumuna wa papa ari mu bicishije umuryango wo kwa Harerimana. Now 36 years old. Ubwo iyo 36 years old n'ingingo ya kane ntabwo tuzi aho biri gukorelatinga, niba murumuna wa se yarafunzwe, yarafunguwe, yarapfuye, Harerimana, ntabwo turi kumva aha hantu uko biri kugenda. komeza. Igice cya gatanu, ntabwo nigeze nkunda data nubwo nta cyaha yakoze. Nongeye kumwiyumvamo baramufunguye, yambatije muri ADPR mfite imyaka 16. Igice cya gatandatu rero, impamvu ya gatandatu niyo noneho iteye ubwoba. Ibyo twita amahirwe yayibonye nk'umuvumo nk'umwaka. Iri kuri gatandatu? Ego. Aho hatinde. Naraye ndira ubwo First Lady yambwiraga ko His Excellency azambara ishati na hanze. Guilty pleasure ku myaka 28. Iyo guilty pleasure ndashaka kugira ngo muyitindeho ku bantu mumva indimi neza. Aho ngaho niho mutari gusobanura n'abantu bari guilty pleasure ni nko kuvuga ni nk'icyaha uri gukora cyangwa kumva uri guilty, ariko tufata urugero nk'ubusambanyi babwita ko ari guilty pleasure. Oya be aho ngaho gadufata ibyo bintu ntabwo ari byo. Uretse gatoya be kamanze numve tubusobanura ijambo kumwitirira ibintu bitari byo, kubera ko buri mwenda ugira izina ryawo yawuhaga. Okay, guilty pleasure tubusobanura ijambo guilty pleasure bivuze kuri we bifite ikindi gisobanuro tukiriho gusobanura bitewe n'impamvu yawise iryo zina. Ese bana mvuga ijambo guilty pleasure ko hano umucamanza nawe utaza kugira ibyaha ukora mu mvugo yawe. Okay, soza twandika abantu. Umuntu mami ntabwo abantu muri gusaba Mike sindi kubabona, abantu gusaba Mike simbabona. Okay. Reka ngasubiremo. Ariko ko Abe yavuga iryo jambo nibyo. Uko Abe ari gusobanura iryo jambo nibyo. Ni guilty pleasure. Guilty pleasure, why guilty pleasure? Remember your shata is a guilty pleasure. Okay, reka dukomeze. Ijambo rigira ubusobanuro bitewe n'uwarivuze nicyo ashaka. Sniper ntabwo ngomba gusobanura amagambo ngo kabyaramwe. We soma uve mu nzira hanyuma dusige turasiga tubisese. Okay, got you. Kangasubiremo agace ka gatandatu. Naraye ndira ubwo First Lady yambwiraga ko His Excellency azambara ishati na hanze. Guilty pleasure. Ibwo guilty pleasure harimo n'akabazo ga point interrogation. /28 years old. Ku gace gaheruka kuri iyi statement ibanza karagira kati sindababarira Kagame n'inkotanyi zose. Noneho reka tugere rero ku kandi ga statement kakozwe mu Cyongereza. Ego. That's how gwenda hangaha hatse kwerekana ko arabanga nabo baramwanga. That's how we ended up with the F on my digital manipulated passport that took me to jail for 76 days in Mageragere. And that's how Kagame sent troops to search my house /office for weed and nukuvuga nuko nisanze hari F iri muri passport yanjye ya digital, bituma mfungwa iminsi 76 muri Magere, kandi ni